Muri uwo muganda udasanzwe wabereye mu murenge wa Muhanda ku mugezi wa Nyagikero uherereye mu kagari ka Bugarura mu mudugudu wa Gatomvu, Minisitiri Stanislas Kamanzi yari kumwe n'uw'ingabo General James Kabarebe na Minisitiri w'umuco Mitali Prote na Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Kabayizi Celestin. Ni umuganda wakozwe basiba imiyoboro y'amazi yahanzwe n'abacukuraga amabuye y'agaciro batitaye ku bidukikije. Aho hasibwe hatengaguwe bikabije nabo bacukuzi bagemuriraga amabuye sosiyete y'Abanyamerika yitwa NLD bivuga Natural Resource Development. Uyo sosiyete yarahagaritswe kuko ituje amasezerano y'ubucukuzi yari yagiranye na Minisiteri y'Umutungo Kamere. Abaturage bo muri uyu murenge wa Muhanda bavuze ko nubwo aho hantu bahakuraga amafaranga biyemeje gukora indi mirimo ibyara inyungu kuko basanze bangirizaga ibidukikije. Gucukura ntaho twasubira gucukura, umuntu yacukura azari nta burenganzira afite. Ubu rero tukimara kumva ko amategeko atabyemera twiyemeje kuhasibya kugira ngo dutegereze icyo leta izadukorera tukareba ko twahaha buryo bwemewe n'amategeko. Bitemewe n'amategeko byaba byiza cyane. Ikibazo gikomeye cyagaragaraga hakorerwaga ubucukuzi n'ikisuri yatemanaga ubutaka kuko ubwo bucukuzi bwakorwaga mu buryo buhungabanya ibidukikije. Minisitiri Stanislas Kamanzi yasabye abaturage kumva ko batagomba kwita ku nyungu z'umunsi umwe ahubwo bagomba kwibaza uko ejo bazaba babayeho. Yavuze ko mu biteganywa na Minisiteri y'Umutungo Kamere harimo kubashakira abacukuzi b'umwuga batangiriza ibidukikije kandi ngo mu nkengero z'ahacukurwaga hazakomeza guterwa ibiti birindwe neza. Turashaka ko ubucukuzi bw'ahangaha bubabyara ubukungu kandi burambye, ubukungu burambye. None mukomeza gucukura gutya muzibeshya ngo muri bo murakira ariko muziyangiriza nyuma y'imyaka mike ntacyo bazaba cyamariye. None umuntu azirikane n'abana muzabyara bazaza se mu mbaraga ibisimu nimwe n'abagiyemo n'uwo nguwo uko dushaka kubazanira sosiyete zicukura ku buryo butunganye, sibyo? Uwo mwenda mubagiyemo ndawiyemeje, ariko nawe ku giti cyanyu munyemere ko Gatombe igihe turimo dutunganya ibyo ngibyo ducuka kujya kwangiza. Minisitiri Stanislas Kamanzi yasabye abafite inzuri muri Gishwati kurinda ibiti biterwa muri iki gihe kuko ngo ari bumwe mu buryo bwo kubungabunga ubutaka n'imigezi biteyeho. Tuyishime Jadofis, Televiziyo y'u Rwanda.